umugabo wanjye nyine inzoga zisa nkaho zamugize chronique. Oya nta kindi kintu arwaye ahubwo ni ibiyoga byinshi yanyweye bishobora kuba biri kumushiramo bikaba byamugizeho ingaruka ariko kubw'amahirwe wenda nyine byamushiramo burundu. Yego. Hanyuma se iyo muganiriye akubwira ko nawe ikibazo ari ukubera izo nzoga? Ahubwo akenshi iyo tuganira abambwira ngo arumva ashaka kunywa inzoga nkamubwira ko baziciye zitakiriho. Umubwira ko baziciye zitakiriho? Yego. Hanyuma iyo umubwiye ko baziciye akubwira ngo iki? Sha nyine ubona agize ikibazo ariko nta kundi yabigenza nese ko atambwira ngo njye kwizimuzanira kandi zitari gukorwa. Yego. Yego. Hanyuma ubona ufite icyizere ko azakira? Gukira cyane rwose azakira, ngomba kumuha igikoma cyinshi inzoga zikamushiramo. Umaze nk'igihe kingana icyo utazinywa? Esha kubera amaze iminsi ngwena nubwo nibuka iminsi. Nibuka iminsi? Uba wumva wabaraheze? Mba numva ingingo zose nta rugingo na rumwe ruri gukora neza. Yego. Yewe ihangane. Mfite udufaranga nagendaga nkajya ahantu ku kabari nkunda kunywera nkarangura inzoga nyinshi nkaza nkadepa mu rugo nkajya nywaho gake gake. Nyine nuko yabyishyizemo ariko ngiye kintu nabivugaho nukuri nibakomeze bazifunge pe. Umuntu si yo yanyweye arankubita. Ni umuntu ugira amahane utuntu twose munza akagurisha no kuba tumeze gutya nuko bafunze inzoga. Kubw'amahirwe yanjye na bagenzi banjye b'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bakomeze bazifunge pe. None se ko mbavuze ngo atazibonye yapfa hari icyo ya nta kintu yaba ahubwo we nicare muhe igikoma. Abagabo nkawe bamenyere kunywa igikoma. Yego. Hanyuma se ubuse muri iki? Nyine turya ibiryo biri aho bisanzwe. Dukora ibiraka nyine bisanzwe kubera yuko iyo yasinze cyane nta nubwo abasha kujya no gukora. Ngiye nyine nkihiringa nkagenda nkashakisha nako karaka ariko ubu ngubu atari kunywa bimeze neza nubwo arwaye. Ni inzoga ziri kumushiramo ariko zizamushiramo ndamuha igikoma cyinshi. Yewe n'umuga mambo na za Nobilisi ndetse na za Konyage ni inzoga nyinshi cyane. Izo nzoga nanywaga nyine nkamukubita kubera ko nabaga ndi kumwe n'abandi bagabo nyine dusangira. Impamvu namukubitaga ariko ntabwo nkunda kumukubita cyane. Dore n'izindi nzoga nanywaga singizi hano. Dore ngizo ngaya amacupa. Izi nizo nari mperuka kunywa. Ntabwo gasinda wameraga gute wabijyanye nawe? Iyo nazinywaga ngasinda nyine nabaga nanyweye nyinshi cyane pe. Hari igihe nararaga muri rigori mu mikoki nyine bisanzwe nkarara no mu rutoki. N'igihe nazaga nkarara ku muryango nyine pe kuko niyo nabaga naraye mu rutoki n'ubundi bwacaga zanshizemo nkakomeza nkahita njya kwinywera izindi numva nta kibazo. Umutwe uri kunjya, umubiri wose ingingo ndi kumva zavunaguritse. Uba wumva unaniwe cyane? Mba numva naniwe. Ihangane waza kuza gukira. Wenda nkabasha kujya kwa muganga ndi muzima. Inzoga ni mbi. Uraza kuza gukira nuko ari ingaruka z'inzoga nyinshi wanyweye ariko uraza kuza kugenda neza bugira ikibazo. Uza ndaza gukira koko. Uraza kuza gukira wabyizeye. Nawe wanywaga inzoga? Yego narazinywaga. Waje kuzireka gute? Ngiye nyine kubera kuzinywa cyane naje kubona nta kiza cyazo.
mfata umwanzuro wo kuzireka. uvuga ati naziretse burundu sinongera kuzinywa. Mpita nzireka, ubu naho akabari kari sinahaca. Hashize nk'imyaka ingahe yaretse inzoga? Hashize imyaka 2. Urumva ko ari imyaka myinshi kabisa. Kuki ubona ari iki cyatumye umugabo wawe atazireka ngo aziveho burundu? Umugabo wanjye nyine inzoga zisa nkaho zamugize chronique. Nakoze ibishoboka byose ngo ndebe kazireka biranga. Kubw'amahirwe nyine leta y'u Rwanda numva ngo yazifunze. Ariko ndashima Imana cyane kubera ko zatumye tujya hasi cyane. Nta terambere, tuba mu bukode, inzu yacu yarayigurishije ajya kuyanywera. Yarayigurishije arara yanywereye, habe n'umwenda yanguriyemo. Ubu ngubu nyiri inzu tumaze amezi 3 tutishyura, ubu turi no muri priyave. Ariko nyine ndashima Imana cyane ndetse na leta y'u Rwanda kuba barafunze inzoga, bakomerezaho kandi no kuri Imana ibidufashemo nk'abanyarwanda twese muri rusange. Obi Time News.